ni abakobwa baba badashaka gukora, aza kugusura iwawe, yahagera yabona ibyombo yaje kugusura akanga kubyoza bikirirwa mu nzu bisa nabi kandi yicaye aho ngaho. Imyanzuro twafashe ni uko njye nakubwira ngo wanyihereye wowe ntago nabigukorera, ngo twahita ngo dushwana ngo twahita tuba abanzi. Kubera iki twaba abanzi? Kubera iki twaba abanzi? Ni abanzi barimo. Nanjye nyihere nkwihere, uzi kuba wanyita kaburo unanyihera none ukuntu byaba ari byiza. Kazi ni musohokana, kazi ni murarana ahantu aho ariho hose, kazi ni umunsi muba muri kumwe, kazi ni nyabaki. Mwa bakobwa mwe rwose twarabavumbuye tumaze kubahaga ibyo kuzaba mwitabana ngo nibabyara banyu mutubeshya. Ejo ndashaka kuzajya gusohoka ku mazi, ariko si nakubaza ngo uzajyana nande se? Nzajyana na kazi ni wanjye. Ndagusuje ngo ikaze kuri ya channel yacu Cyumuringa nk'ibisangwe. Ni Cyumuringa wanyu wagarutse, aho mugarukanye ya myanzuro twafate muri ya nama yacu y'abasore. Imyanzuro twafashe ni imyanzuro ukwiye gutega amatwi ukayihanga amaso nawe ikaba yakugirira akamaro. Aho no munsi twabazaniye ikibazo twibajijeho tukagifatira imyanzuro kigira gutya: abakobwa bigira manengeka. Ni abakobwa baba badashaka gukora, aza kugusura iwawe, yahagera yabona ibyombo yaje kugusura akanga kubyoza bikirirwa mu nzu bisa nabi kandi yicaye aho ngaho. Imyanzuro twafashe ni uko mwa bakobwa mwe namwe mufite ubwenge kandi mukwiye kuzaga mubukoresha. Ugiye gusura umusore usanze ibyombo byandagaye aho ngaho, usanze atakorobye, ngo ni wabyoza, ngo ni wakiyanduza, kandi ngo urumva azakugira umugore. Ese urumva yazakugira umugore? Ubwo wagira umugore umuntu uza kugusura agasiga uko yasize ahantu ariko hasa? Twebwe nk'abasore twirirwa twirukanka, twirirwa duhiga umwanya wo gukora amasuka aho tubona ngo dukunda kuwubona, ariko ukaza gusura umuntu we nk'umukobwa, wahagera uzi ko nawe yirirwa akunda kwirirwa yirukanka, ukanga no koza ibyo byombo, ukavuga ati rwose baby ndananiwe, naje niteguye, sinakanduza intoki zanjye, sinakoze ibi byombo ngiyewe. Wayi ni ukubera iki? Ni ukuri cyumva koko utabikora? Kandi biba yikoze ibyo bintu nkatwe nk'abasore, niba dufite na gahunda yo kuzashakana n'umugore cyangwa nyine ufite gahunda yo kuba washinga urugo, uwo nguwo ari umuntu wumva wazagira umugore, nyine umwari w'urugo. Bundi umwari w'urugo ikintu bishatse gusobanura ni umuntu nyine wita ku nshingano zo mu rugo. Ukabona umuntu araje ngo nishiri wawe, uko asanze ibintu niko bimeze. We nk'umusore ufashe icyango ugiye kubyiyogereza, arimo arakureba, kandi ngo numva uzamugira umugore, ntiyagufasha, ntiyabikora. Wasanga umuhungu ahita abivamo, akumva nta kintu uzamubona mu rugo rwe, akumva nta kintu wakora mu rugo rwe, nk'abahungu n'abana babi ngo banze ngo kubagira abagore. Hoya, umuntu yakugira umugore koko ashingiye kuki? Erega kuba umuntu yakugira umugore arabanza agashishoza. Buriya gushaka umugore ni ukubanza ugashishoza ukareba uwo ugiye gushaka. Niba uje ahantu ngo ni sheri wawe, ibyo wasanze ugasiga ariko bikimeza, ubwo nawe ukasiga uwundi mwanda ukahanduza. Mwarangiza ngo twaragumiwe, ngo mfite umusheri, ngo tumaranye imyaka 5, ngo nta kintu natamuhaye, ngo nabaye buri kimwe cyose, ngo njyayo nkamuhanga ariko kunshaka ngo byaranze, ngo sinzi ikintu dupfa. Ari ikintu mupfa nyine wowe utazi, n'uwo mwanda urimo nako kajagari karimo. Gushaka umugore bisaba kuba nyine, niba umugore uri mutima w'urugo, bisaba kuba uvuze inshingano zose z'urugo. Mu gihe ugiye gusura umusore uzi ko ari sheri wawe kandi munakundanye igihe, nyine ibyo wamuha byose nyine mwereke ko no kuba waba umugore wabishobora, kuba watunganya ibyo mu rugo, kuba wasiga ahantu hasa neza, kuba wamucyabura ukamenya uko mu rugo bikwiye kuba bimeze, kuba wamupangira utuntu muri etajeri niba turi hanze, niba tujagaraye. Ibyo byose ni ibintu biguha proof zo kuba umuntu yakugira umugore. Nawe witwaye uko ukitwara neza, ndakeka yuko utapfa kubura umugabo. Ariko mwebwe nyine mufite akajagari kanyu ko kuza. Erega gushaka umugore n'umugabo ari ibintu bibiri bitandukanye. Niba nshatse umugore nkanjye ubwanjye, nzi neza ko ari bitagenda neza mu rugo. Nzi neza ko mu rugo hahora hari akajagari ahantu mba, sindi ku murongo, nyine umuntu ukira ku murongo. Rero mu gihe uje gushyira umuntu ku murongo, bukaza umurongo arimo ukawumukuramo, ukamwongerera akajagari, ukahashyira akavuyo, ntabwo ibintu byatuma rwose akugira umugore. Never. Mumenye ubwenge namwe mube macuwa. Jya ukora ikintu wagitekereje, ukora ikintu ukizi neza, niba nawe ufite ejo hazaza
niba ufite ukuntu wiyumva, niba wumva ko uzaba uri umuntu nyine uri seriye, uzabyara abana, uzaba uri umugore ushinze, ureke kuza uzana akajagari kawe, akavuyo kawe. Ngewe ubwanjye akavuyo manana agakuriyemo, nkarinda njya muri geta akavuyo nyikarimo, nkagira igihe cyo gutereta cyangwa gukunda kugira ngo wenda ako kavuyo nsaze neza, nsaze ndi umuntu utuje nyine umeze neza. Ariko mu gihe nyikundana nawe rero, aho kugira ngo kavuyo wenda ujye unkaruma, unyereke kuri umuntu unyitayeho nyine, unyereke ibidakwiye kuba nakora, unyereke ibikwiye kuba nabikora. Ibyo bituma ngiye mvuga ati uyu muntu koko akeneye kubaka, akeneye iterambere, akeneye kuba yavamo umugore. Nanjye nkagutekereza ngo ati koko nanjye nakugira umugore, nkugira urubavu rwanjye. Ariko se urifashe, uraje uzanye za peti y'Imitsingi, uzanye ibyuma za Kibingwa, ushyize hariya, turanyweye, dukoze ibyo dukora, mu gitondo urazindutse woza amaso urigendeye, wenda naragutekeye, wabigusije ku meza ndaza ndabyiyandururira, warangiza ngo urumva ngo ukeneye kuzavamo umugore. Nta wakugira umugore, never. Mu gihe cyitwara uko nguko bavamo umugore biragoye pe. Sinzi umusore wagushaka ukimeze uko nguko, biragoye cyane. Warangiza ngo nagiye mu magete y'abantu benshi, maze gukunda n'abasore barenga 20, ngo bose nk'ikintu dukora, ngo dukorana ibi ngibi ibi n'ibi, ngo bigapfa, ngo ntagire ikintu cyiza kibivamo, ngo urukundo ngo rwarambabaje, ngo sinyibikunda, ngo ntabwo nyishaka no gukundana, ngo abasore bose n'abana babi. Ntago ari abana babi, ahubwo wowe ubwawe nyine ntabwo wiyizi, ntabwo uzi aho bipfira. We nyine wumva ko wenda ufite ubwiza, kuba wagenda ukaryamana n'umusore nyine byatuma yazakugira umugore. Uribeshya pe. Ibyo ngibyo rwose muzaryamana, uryamane n'abasaza, uryamane n'abakecuru, uryamane na bagenzi bawe, imyaka irindi ishira, urinde usaza nta muntu uragushaka. Kubera iki? Kuba nyine naho ugiye ujyana y'akajagari. Erega ibintu byose bisaba kubitekereza. Natwe rega dukunda kugira ubwo bwenge, ariko nanone undi mwanzuro twafashe, nanjye ngawukubitaho itoroshi, ngabona urakwiye. Nawe wa musore we, niba wumva ngo ufite uwo bita ngo ni shiri wawe, akaba yaza kugusura muri ghetto, mugakora ibyo mukora, areba ibyomba aho ngaho, areba ahantu yicaye ku makaro ari ikizinga, akaba atagikoropa, ukavuga ati rwose uyu muntu ni shiri wanjye, nzamugira umugore. Uwo nta mugore umurimo. Niba uwo muntu mukundana koko, wumva uzamugira umugore, yagera ahantu bagasanga harimo umwanda, akagenda ugihari, wowe ukabikora kureba, numushaka urumva bizagenda bite? Mwasezeranye. Nukubwira ngo wajya kubyikorera nawe bikore. Bavuga ati wagiye ukoza ibyo mbati, wajya kubikora nkureba nawe genda ubikore. Ugasanga nyine mugiye muri stress ahubwo kugira ngo uruhuke. Urukundo ngo ni paradizo, gushaka ngo ni ibyishimo, ni happiness. Ariko ugiye nabi urababara wowe. Urababara cyane rwose, ruragusaza, rurakubabaza. Shishoza ushaka kugira umugore, ushishoje ushaka kuba yazakubyarira abana. Umwanzuro wacu rero ndakeka, niba uri umusore rwose ukaba uri umukobwa ukaba wawurebye, ukwiye kumenya ubwenge nawe. Reka ndeke kwibanda kuri mwebwe gusa, namwe mw'abakobwa mukwiye kuba umusore muri gukundana nyine, ukwiye kureba nyine ukameze, ukamushishoza nawe, ukareba agaciro aguha ntukagufata. Bitari ibyo rero, urukundo rwo rwabaye ni ukwiga. Iga urebe wowe wigiraho, ufata umwanzuro wawe utekereje. Akadomo ngateretseho mbabwira ati rero mw'abasore mwe, mw'abakobwa mwe, mumenye ubwenge, urebe uzagira umugore, urebe ukuntu ameze, imiterere ye, ibitekerezo bye. Nugendera ku isura bwo rwose uzaba wahiye. Tumenye ubwenge pe. Akadomo ngashizongiye kundi mwanzuro wanjye. Ibi byo noneho byo biratujya ahantu nk'abasore nk'abasaza. Akantu kaje ko mu bakobwa noneho ngo ni bro, ngo cousin, mutigize imanzi, umuntu muravugana kabiri muhuye cya gatatu, uyu ni inshuti yanjye, akahita kwita bro. Hoya ndababaza mw'abakobwa, uranyita bro tumenyanye nkuze, nanjye ngubonye ubu ngubu, simvukana nawe, nta nicyo dupfana, warangiza ngo uri bro wanjye. Turababaye rwose, turamwaye, turashize ngo ni bro. Umuntu muravugana kabiri nawe wamwikundiye, wumva uzago mwipevera ngo ubaye bro wanjye, ukaza kujya kumva ngo bro, ngo wangurije kibiri ko ngiye kwirebera ngo sheri wanjye, ukibaza uranyita bro ngo bitagenda bite. Abantu tubaye imanzi,
abantu turashaje, dore kera twajyaga twikundana bigahita bigenda neza, ugasanga umuntu arinze agira imyaka 35 ngo afite ngo wowe wita ngo bro, none uwo mukobwa nakazaga yakwibwirishwa ngo nago ngo yaguha ngo muri inshuti ngo uri best ngo nta kintu bamuha. Reka twebwe ubundi mu gihe tukivugana uri umukobwa tugahura ukana nyine nangiye kuzaga nko 3 ku munsi 4 ku munsi, menye icyo nshaka, nta bindi nta bya bro birimo. Bashiki banje barahari, bari mu rugo, aho dufite icyo dupfana barahari, aho bari ndahazi. Nawe kandi urabizi ko nta kintu mpfana nawe uretse yihereye wa mukobwa we, ko mba nagushegeye nawe wanshegeye. Ibyo bintu bya buro ko nabyo biratubabaza muri no minsi, ngo ndi buro ngo nkundira story zanjye, mukuntu ngo twiganirira, ariko ngo nta kindi kintu twapanga. Gute se? Kuki niba nkundira story zanjye nkaba nta kindi kintu napanga nawe? Kuki nkundira ibyo bintu koko? We nkunze nanjye mo nagukunze, ariko noneho mugafite n'akantu mutubwira ngo ukaza ugasanga urimo uratera nk'umuntu nk'utwo tuburage ngo ngiye buriya ngo bro we ngo mfite ngo sheri wanje ngabinkorera neza ngo njya kumusura ngo kucyimwe ngo navuyeyo ngo nta kintu nganwaye. Tuba tubabara buriya, tuba dushira mu mutima tuvuga ati ubu ngubu koko urimo urarwana n'iki? Nge nakubwira ngo wanyihereye ngo we nago nabigukorera, ngo twahita ngo dushwana ngo twahita tuba abanzi. Kubera iki twaba abanzi? Kubera iki twaba abanzi? Nta banzi barimo. Nanjye nyihere mwihere, uzi kuba wanyita ka bro unanyihera none ukuntu byaba ari byiza. Ariko ikintu cyatumye n'umwanzuro nkuzana n'ukuntu nyine ngo umuntu akwita bro mumenyanye vuba, akubonye ukuze nawe umubonye akuze, yarangiza ngo nta kintu yakumarira, ngo nago twakundana, ngo meze nka musaza wawe, ubu ngubu nyine ngo umeze nka mushiki wawe, ngo reka ngo rabizi ngo nago ntabikora kuko ngo nabangiye ngo kwikora ahantu habi cyane. Habi he hari kuko twashize ko nabyishimo mutabo bwo kuba wama turi n'inshuti cyane, ukazago nyita bro unama. Uzi ukuntu byanshimisha koko? Oya muduhe, ni muduhe rwose, turarambiwe, ubumanzi buratwishe. Tufite abantu barenga 100 batwita ba bro, wamubwiye ikibazo cyawe wabifite cyo gukemura nk'umubiri wenda wakuriye, ati ntabwo byakunda, hatabwo mbwira ngo he pass. Urama pass gute kandi rewe nashimye kari we nabonye? Ariko ikitubabaza ari kari mutwita ba bro uko dukenye. Iyo umuntu nta kintu afite umwita bro, yaba yafite ukashyiraho za be na za sheri. Ni ukubera iki koko icyo kintu mugikunda? Akantu ka bro mugakosore, twigarikire ku bakazini. Akantu k'abakazini nako karatuzonze, karatubabaje, karatuzonze pe, karatuzonze. Urabukundana n'umuntu wasanga ari kumwe n'undi musore ngo uyu ni kazini wanjye, kazini wawe yazaje kugusuza akabara guhobeye akabara gusimya ngo ikibizo ku matwi no mu maso, ngo uyu ni kazini mujyana mu cyumba, kazini musohokana, kazini murarana ahantu aho ariho hose, kazini uyu munsi muri kumwe, ni kazini nyabaki. Mwabakobwa mu rwose twarabavumbuye tumaze kubahaga ibyo kuzaba mwitabana ngo babyara abanyu, mutubeshya. Ejo ndashaka kuzajya gusohoka ku mazi, ariko se nakubaza ngo uzajyana nande se? Nzajyana na kazini wanjye, ngazikoga cyane ngazanyogesha. Kazini ukogesha amazi, ubu ni kazini nyabaki. Ubuse twebwe nitubagira, wari wabona nge mufashe ukuboko? Wari wabona kazini ngewe nza nkamusoma mu matwi nk'uko umusomagura? Ngo nitware duherukanye ukaza ko aramuhobeye ukamuhorera bimwe by'ibimane nabyo kumurekura, ngo nari ngukumbiye mukagumana. Twarabavumbuye ibyo bintu mubihagarike we, muratubabaje we, turenda gusara pe. Noneho ugasanga urimo uramutamika, noneho nawe yasamye yarerembuye, ngo uyu nguyu ngo niwe ngo mufata nka bro wanjye, ngo kari kazini wanjye, ngo ngiyewe ngo niwe unshimisha, ngo nago yajya namutamitse, ngo noneho ngo widuhanye ngo ciyaze, ngo nibwo bigenda neza. Ciyazo wa kazini wawe ntuyime ndishire wawe, nimo ndakureba iyo ciyazi bayita gute? Uwo kazini wawe nazi utampresence ngo mumenye, nawe twibera inshuti nkuko nawe mumeze, akari wenyine muziranye, ubu ni kazini nyabaki. Oya mumbwire, ubu ni kazini nyabaki. Ako mubona ubwenge tutarabumenye igihe ibyo bintu byabereyeho, kuko twebwe tutabigira nuko tutabugira, ko imyanzuro twayifashe ko n'ubu turi kuyifata. Erega bavuga ngo ubwenge bwari bwiza nuko butamenywe na bose, ariko muri ino minsi abantu hafi ya bose mo baramenya ubwenge.
ikintu kibona ko kitari cyo uba wakibonye. Nshobora kuba nakwira umunsi wa mbere ukambeshya ngo ni kazi ni nkabyemera, uwa kabiri ni wambeshya n'uwa gatatu ni wambeshya, kuko ibyo bintu ntabwo bishoboka. Nta kazi ni mwakirwa mugendana uko nguko, nta kazi ni mwasohokana, nta kazi ni mwasomagurana, ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo bibaho rwose. Twarabavumbuye, imyanzuro twayifashe. Wowe urebye kino kiganiro, waba uri umukobwa waba uri umusore, menya yuko iki kintu cya kazi ni tumaze kugishishoza nacyo. Muzaga mutubeshya kugeza ryari ariko twabavumbuye. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha ngaha, imyanzuro twayifashe. Ngewe cy'umuringa ninjye bategura ino myanzuro, ariko tuyifatira muri ka kanama kacu k'abasore. Ngiye kubategurira indi myanzuro nzabazanira ubutaha ikarishye. Ndayibaha uyu mwaka ni imyanzuro myinshi cyane, ku buryo natwe umwaka ushyira twateye imbere nka cy'umuringa. Ndabivuze ndanigendeye, bye bye.